icyampa ugasoma Bibiliya nyine nk'umuntu wize. None se ugisome nk'umukecuru wo mu cyaro, umukecuru wo mu cyaro utaragize umugisha wo kwiga nk'uko wize, ubu nawe nusoma Bibiliya nkawe uraba ugavuye Imana yaguhaye ubumenyi. Haleluya. Ariko ubumenyi Imana yaguhaye nubukoresha no kwiga ijambo ryayo, uzava muri Bibiliya yera ujye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ujye mu y'Icyongereza ugaruke mu y'Igifaransa, kugeza igihe usigaranye nyine ikintu mu mutima wawe, ukamenya ibyo wizera ibyo ari byo, sibyo? Wabona ari n'abatazigira. Atari kuba umubyeyi ko umuntu yihaye ijambo ryinshi, ni umubyeyi nyine niko bamera, nawe nugerayo uzabimenya. Luka 5:27 kugeza kuri 32, ngo nuko ibyo bishize arasohoka abona umukoresha w'ikoro witwaga Lewi yicayeho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Haleluya. Ku murongo 28, nawe asiga byose arahaguruka aramukurikira. Ariko Lewi yitabye neza kabisa, ngo asiga byose arahaguruka aramukurikira. Lewi amujyana iwe amutekeshereza ibyo kurya, barasangira. Hari n'inteko y'abakoresha b'ikoro benshi n'abandi bari bararitswe bicarana nabo. Umutima wa Lewi umeze nkaho wari utegereje Yesu, kuko yamwakiranye umunezero. Mwibuke ko ari umuntu umukoresha w'ikoro, ari mu banyabyaha, niko nibo abarirwamo, ntaziranye na Kristo. Ariko amaze kumuhamagara ngo arahaguruka asiga byose aramukurikira, arangije amwakiriwe mu rugo. Niko ko yari afite ubushobozi, amwakiriwe atumira n'abandi, ibirori biraba. Ariko bigaragare ko umutima wa Lewi wari wishimiye Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko abafarisayo, abo nibo bagombye kubikora neza kuko bari bazi ibyanditswe byinshi, ariko shwi. Ngo nuko abafarisayo n'abanditsi babo banegura abigishwa be bati, ni iki gitumye musangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Mwumvise icyo kineguro, icyo gisebo bamuvugaho cyangwa bamubonaho, icyo kintu bise inenge kuri Yesu mwacyumvise? Ngo ni iki gitumye musangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Muri make nka yavuze ati, ariko uyu muntu nimba koko ari umuhanuzi ukomeye, uyu muntu nimba yiyita Masiya, ni gute asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Ese ko yitwa uwera, ni gute yivanga n'ibintu byanduye? Yo, kandi yarazanywe n'abanduye. Ngo Yesu arabasubiza ati, abazima sibo bakwiriye umuvuzi, keretse abarwayi. Mana ishimwe cyane. Nta muntu muzima, muzi ingorane ziba kwa muganga, ugenda baguhera rendez-vous ya 2:00 bakakwakira nka 5:00. Kuko nyine uwinjiye arwaye ntibari bazi iminota ari bumaremo, ntibari bazi ko muganga mukanya ari bubasohotse, ngo ati hari imbagwa noneho birihutirwa akabaragiye. Muri make umuntu agiye kwa muganga ubundi ntabara amasaha. Nta muntu muzima rero watonda hehe kwa muganga atagize gute, atababaye. Hajyayo umuntu ubabaye ufite ikintu cyamuzonze, kandi iyo umuntu akirwaye akantu koroheje akenshi nabwo ntago ajyayo, arabyirengagiza ati ntago kambabaza, kereka nyine abantu bafite ubuzima nabo buri ku murongo ukuntu. Ariko ubundi kwa muganga hajyayo abantu bababaye. Ngo Yesu arabasubiza ati, abazima sibo bakwiriye umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha ngo bihane. Haleluya. Reka duhe icyubahiro uyu mwami wacu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko atazi abazima, yazi abarwayi. Umunsi umwe nari umurwayi w'indembe, angirira imbabazi arankiza. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nta muntu wapfa kugana umukiza atarembye. Iyo ibyaha bitarakurembya, iyo utaramenya ko uri umutindi wo kubabarirwa, nubwo ari mukabara nawe bitumenyesha, uba wumva hari ukuntu wakwikiza. Imana ishimwe cyane. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha ngo bihane. Ukuguhamagara rero kubanza gusanga turi indembe, turi muri bare abarwayi, akaduhamagara ngo twihane kubw'imbabazi ze. Haleluya. Ndashima Imana kandi ko nta murwayi ubasha kwikiza, ahubwo umuganga nyine nibikiza uwo murwayi, n'imiti y'uwo murwayi, n'inama zose zibikiwe muri muganga. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ibidukiza icyaha, nshuti z'Imana, ntibiba muri twe, biba mu muganga wacu witwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubwo biba muri we rero, ntukeneye kwirwariza, ahubwo ukeneye kumutumbira no kumva inama ze kugira ngo uhabwe gukira. Imana ishimwe cyane. Kuko nushaka kubyikorera nk'uko ubizi, imiti uzayinywa nabi, inama ze ntuzazumva. Ni nk'umurwayi wajya kwa muganga, ajya ati, muganga yambwira ati, umva iki kinini bakinywa 3 ku munsi, ni mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Hanyuma umurwayi akajya amubwira ati, ariko ngenda ndashaka kujya nywa rimwe mu cyumweru. Ubwo mwambwira uwo murwayi yazakira? Byagorana. Yambwira ati, oya ahangaha byo ni urushinge nicyo bisaba. Akavuga ati, oya ngiye ibintu byinshi nge simbikozwa, kandi ashaka kugira gute gukira. Ibidukiza
bibikiwe muri Kristo. Haleluya. Uko yabivuze nuko abigena mu ijambo rye, burya birimo igisubizo cy'ikiruhuko cy'umutima wawe. Amen. Uku guhamagara rero kwibanze gusanga tumeze dutyo, turi indembe nk'uko Levi yari ameze, yari yibereye mu bye. Hanyuma yavuze ngo ntiyazanywe no guhamagara abakiranuka. Imana ishimwe cyane. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka. Abakiranuka nabatekerejeho, nsanga n'abantu bibwira ko bakwikiranura ku bwabo, kubw'imirimo yabo n'ubunyangamugayo bwabo n'ubwana bwiza bwabo. Ntimujya mubona umuntu w'umwana mwiza w'imfura rwose mu ishuri nta kopera, hano ibintu byo kopera biraba. Mu ishuri nta kopera, ntiyandurana, ntuzamusanga yafunze inguni n'abahungu n'abakobwa, ibi biti Imana ibibarinde, ugasanga ibyo byose ntabijyamo. Yesu ashimwe cyane. Akaba ari mu murongo muri korari, akaba ari imbere, akaba ari umwana mwiza pe, wamunyereraho ugasanga ni amahoro. Ibyo bintu ni byiza, ariko ku byerekeranye n'ubugingo buhoraho nta mumaro bigira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aba rero nibo bavuze ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka. Ukiranuka mbere yuko ahura na Yesu aba yumva byishoboreye, bikamutera kudahindukirira umukiza. Muranyumva nshuti z'Imana? Ese iyo mirimo myiza itarimo akajagari k'ibyaha, ubwo buzima umuntu atarakizwa bugira umumaro? Yego bugira umumaro. Bugira umumaro inahangaha burawugira pe, kuko kugira ngo nzajye gukizwa narandavuye narapfuye nabi, ntakizwa naragendeye muri izo ngeso nziza, ugize umugisha ukaba uzifite, ariko ntibigira umumaro mu bigendanye no guhabwa ubugingo. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Kuko yazi ko abyishoboreye ntahindukirira umukiza, ntatumbera umukiza. Uko niko abafarisayo bamisinze igihe cyabo cyo kugendererwa. Abanditsi n'abandi bose bari bazi gukurikiza iby'amategeko bamisinga igihe cyabo cyo kugendererwa, kuko bibwiye ko badakeneye umukiza, ko babyishoboreye. Aba rero nibo Yesu avuga ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka. Kubera iki? Ntago bari mu mwumvi, ntibari munamuhindukirire, bari bamubwira ati ariko njyewe isabato ndayubahiriza, njyewe ku cyumweru mu gitondo mba nageze mu materaniro, mba nageze mu misa, njyewe ibintu kuva navuka, njyewe ibintu byose nabikoze neza. Yego nushaka warabikoze neza, ariko wavukanye akamero ka Adamu. Haleluya. Akamero ka Adamu kitwa kwigomeka ku Mana, kandi n'abana bato baba bagafite. Niyo mpamvu muri kaminuza nta mategeko hari, ariko umurika muri segonderi bakubwira ngo tebeza. Bakubwira ngo gutebeza, usanzwe utebeza ukarushaho kugira gute? Kubyanga no kubizinuka. Bakubwira ati inkweto y'umukara n'amasogisi, none inkweto y'umukara ukayizinukwa kandi usanzwe uyanga. Kubera iki? Ntago dushaka ko badutwara, turashaka ko tugira gute? Twitwara aho dushaka. Imana ishimwe cyane. Uyu mwami wacu rero avuga ngo ntago yazanywe no guhamagara abakiranuka. Abakiranuka babibwira ko batamukeneye, ariko ntitwavuze ko ingeso nziza zitagira umumaro. Zigira umumaro pe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Aba bakiranuka bibeshyaga ko ubukiranutsi bwabo bahagije, badakeneye Yesu. Uku rero uku guhamagara kwa mbere nirwo rufatiro rwa byose, ibindi byose bikurikiraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nirwo rufatiro, nirwo rufatiro. Uku guhamagara kutabayeho bimeze nk'umuntu wakubaka izi nzu nziza bubatse hano muri iki kigo, akajya azubaka nta musingi, zizahirima pe, umuyaga uzazisenya. Ariko none twebwe ibyo turimo twubaka ntago ari aya mazu y'ibyondo n'amatafari meza, ni ibintu by'iteka ryose, kuko ubugingo bw'umuntu ntibuzapfa burundu. Bamwe bazabana n'Imana mu munezero udashira, abandi bazabangana na Satani mu muriro utazima, mu mubabaro w'iteka. Nuvuga ngo ubugingo bw'umuntu, iyo nyubako turimo twubaka yizahoraho iteka ryose. Biba rero ari akaga gufata iyo nyubako y'iteka ryose ukayubaka ahantu hatari umusingi. Uba urimo kuduherekeza, uba urimo gutakaza umwanya. Biba bibabaje ku muntu wasogongeye cyangwa asobanukiwe aho turimo tugana. Umugaragu w'Imana Pawulo yaratwandikiye mu rwandiko rw'Abikorinto igice cya 3, rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 3 umurongo wa 11 kugeza kuri 13. Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 3 duhere kuri 11, ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Haleluya. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Mwumvise guhamagara kwa mbere ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa,
urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Haleluya. Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ariwo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Imana ishimwe cyane. Umurimo w'agaciro utazashya ni umurimo wubakiwe kuri Kristo. Haleluya. Imirimo yose tubakiye kuri Kristo izaba iyo kuduherekeza, izaba iyo kuryoherwa inahangaha, ariko yose izashya. Nubwo izaba irimo imwe y'ibitangaza, yagiye ikora ibintu by'ibitangaza, igakora ibintu binini ku isi bigirira abantu umumaro, ariko kuko itari iri ku rufatiro izashira. Nta rundi rufatiro. Rasa muri beza muri inshuti zanjye, ariko rasa si urufatiro. Katolike si urufatiro, Ministere Rutansa yewe si urufatiro, nta rundi rufatiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ba Petero si urufatiro, kwa Papa si urufatiro, amadini akomeye ari mu isi si urufatiro. Nta rundi rufatiro umuntu ashobora gushyiraho rutari Yesu Kristo. Haleluya. Nibwo ibyubakwaho noneho bizagira umumaro. Muranyumva nshuti z'Imana? Hari igihe umuntu yigirira impano nziza, agakora ibikorwa byiza. Harimo n'abantu bagira umutima mwiza wo gufasha, akaba yafasha nk'imfubyi zose zo muri karitsiye y'iwabo, akagaburira abapfakazi, akishyura abana minervari, akaba umugizi wa neza. Ariko biratubwira ngo nta rundi rufatiro uretse Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo uru rufatiro, uyu murimo wabaye muri Lewi wo kuduhamagara ngo dukurikire Yesu twihane, iyo uyu murimo utabaye, tukagira ikirori cyiza nk'iki n'umugoroba mwiza nk'iyi, tuba turi mu kirori nk'ikindi, iba ari entertainment, harya niko babyita. Yego, aba ari akagoroba ko gutwika, turi mwambaye neza, mwambwa niko bahoze babivuga, tukitwikira, tukamanuka, umubyeyi witwa Rutansa akaza, korali kaza zarihuze muririmba neza, tukambara utwende twiza tukaririmba. Ariko nta hantu bitandukaniye n'ikindi gitaramo cyabereye ahandi. Muranyumva nshuti z'Imana? Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, uvugane n'umutima wawe, uvuga utusura urufatiro rwitwa Yesu Kristo. Ubuzima bwanjye niho bwubatse, ese ko yazanywe no kugushaka, ese ko yazanywe no kugukiza, ese ko yuzuye imbabazi na n'uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi adutegereje. Nasanze igituma abantu bagenda bongererwa iminsi yo kubaho, abakidutegereje mu mbabazi, akavuga ati nta kenyo kadahuye nanjye, muhuze n'ijambo ry'Imana, ndeba haraho ku mutima we yawuma, hanyuma twabara kumuha, tukaba turi mu yindi minsi yo guhamagarirwa kwezwa, ariwo muhamagaro tugiye kuvuga bwa kabiri. Nshuti z'Imana, ese uru rufatiro rwageze mu buzima bwawe? Utitaye kuba mwicaranye, utitaye ku mirimo myiza ukora muri kino kigo, ese uru rufatiro, utitaye ku idini rya gakondo ry'iwanyu, rya papa na mama. Ni byiza kuvukira mu idini, bakadutoza muri Sunday school, tukiga Bibiliya, tugatangira gufata imirongo ya Bibiliya y'abana, tukamenya indirimbo zo mu nzu y'Imana. Ibyo bintu byose ni byiza, na Bibiliya bitubwira ko dukwiriye gutoza abana bacu iyi nzira bakiri batoya. Ariko ibyo ngibyo nshuti y'Imana, wigeze kugira umunsi ugira ibihe uvugana n'Imana yawe, uratsindwa, umenya ko uri umunyabyaha, umenya ko ukeneye imbabazi z'Imana, hanyuma uru rufatiro urarwemererwa mu buzima bwawe rwitwa Yesu Kristo. Haleluya. Uko niko guhamagara kwa mbere, uko niko guhamagara ibindi byose byubakira. Impano zishobora gushuka umuntu, kuko impano, hari impano karemano Imana yahaye abantu. Umuntu yaririmba kavuga ati kweri, umuntu yavuga, iyo tubwiriza tuba tuvuga. Umugani wa Paulo wavuze ngo ntago yaje kubabwira wazanye avugisha ubwenge, ababwira wenyine uko yari abufite. Yari convincing no mu busanzwe, yari umuntu wemeza, uvuga abantu yari abisanganywe, Imana isukamo ubuntu bwayo, arakizwa n'umwuka wera araza. Ariko yari asanzwe n'ubundi ari ameze gute? Hari umuntu uzi guconvincing. Haba ubwo rero ibyo byose tubasha bidushuka n'abantu, kuko nibyo bigaragara. Urufatiro ntago ruba rugaragara, fondasiyo y'inzu ntago turimo kuyireba. Niyo mpamvu kuba warahuye na Yesu, tuzareba imbuto Yesu, ariko imbuto ziriganwa sometimes. Ariko abatindana nkanga mu kubisa imyaka 3 mu bamuziranye tu bamutangiye kumenyana. Urufatiro rero wundi rurahishe, ntirupfa kugaragara. Twagira n'umuco wacu wa Kinyarwanda, buriya tugira uburere ku buryo umuntu ashobora guhisha ububi akabuhisha imyaka 10, akabuhisha pe ntubimenye. Afite uburere n'ikinyabupfura, avuga neza, agenda buhora adasakuza nk'uko kwanjye, atanihuta, ameze nk'umuntu uvuga ateye imbabazi buke buke, ukajya ugira ngo nta cyaha agira.
Yesu ashimwe cyane. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana uvugane n'umutima wawe, uvuga uti izi mbabazi z'umunyembabazi uruta abandi narazakiriye cyangwa se nazakira uyu mugoroba. Igihe tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana tuzaba turi twenyine, ntabwo bazahamagara Rutanse nabo bagendanye, ntibazamuhamagarana nabo bakoranye, ntibazaguhamagarana nabo mwaririmbanye, kandi Yesu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Tekereza ko mu bintu bamuneguye ko ari inshuti y'abanyabyaha, uwera utagira complexe yo kwicarana n'abanduye, niwe munyembabazi uteye ubwoba. Twebwe abantu ubuntu hari ukuntu turwana ku tuzina twacu, ukajya uvuga uti ningendana n'umuntu w'igisambo, barajya bavuga ko na Rutanse ari igisambo, ukumva hari ukuntu ushaka kumwitaza ukuntu, ariko Yesu umunyembabazi uruta abandi. Haleluya. Bamunegura ko yicarana n'abanyabyaha kuko nibo bamuzanye, yazanywe no gushaka ubuzima bwawe. Niyo uza kuba ari wowe wenyine uriho ku isi nk'uko abavuga batumwa bakunda kuvuga, nabwo Yesu yari kujya ku musaraba. Ni gute izo mbabazi zagucaho utazakiriye? Wa mugani wa yandirimbo, yaduhamagaje imbabazi, amaboko yaraturamburiye kandi yaje ntatubaza imyaka twamaze turorongotana. Nka wa mupapa mwiza wo muri Luka 15, wundi wakiri umwana we w'ikirara, ntigeze amubaza ati amafaranga nari naraguhaye mbere wagize ute? Banza ntigeze amwicaza ngo mbwire ngo banza umbwire ngo abagore bose mwaryamanye, ntigeze amwicaza ngo musabe konterandi y'ibyaha. Ko niko Yesu ameze, ni umunyembabazi. Haleluya. Nta kindi konterandi y'ibyaha byawe byose wabikoraga kureba, ariko ntiyagukuyeho imbabazi. Katumuha icyubahiro. Mutima wawe mubwire uti ndagushaka Yesu, karibu mu mutima wanjye. Mutima ni umuntu yizeza akabivuga n'akanwa ke. Twaguhamagara imbere tutaguhamagara imbere, ushobora kumwakira wicaye mu ntebe yawe. Haleluya. Mutima wawe ukingurira umwami, umuntu ugukunda kuruta ababyeyi bawe, watanze ubugingo bwe ku bwacu. Yadupfiriye adategereje ko dutungana, yadupfiriye twuzuye ibyaha, twuzuye ububi, ntiyategereje ko dukiranuka ngo abone kudukunda. Na n'uyu munsi ntafite isoni zo kwicarana n'abanyabyaha. Wa mugore wamusize amavuta ku birenge, wa mugabo wari wabakiriye mugore yaravuze ati uyu muntu yaza kuba ari umuhanuzi yabisuzuguye, uyu muntu yaza vuga ngo yabisuzuguye wagira ngo nari mpari, ariko ndumva ari nkuko byari bimeze. Uyu muntu yaza kuba ari umuhanuzi, yabazi ko yaza kuba yerekwa abona ibintu, abamenye ko uyu mugore urimo kumusiga amavuta hari umugore w'umunyabyaha. Ariko Yesu yaramuzi, yarazi n'ibyo mwibanga, kandi yaramufitiye imbabazi. Haleluya. Haramubwira tuyashima cyane ko abababariwe byinshi, abazi ko bababariwe byinshi bashima cyane. Bamuzaniye wa mugore wo muri Yohana igice cya 8 bafasha asambana. Iriya nkuru ndayikunda kuko ntibyari ibihuha. Ubundi iyo batagufashe neza ariko binonuswa kuri umusambanyi, uravuga uti barambeshyera. Gusa siko bimeze. Barambeshyera sinsambana, barambeshyera ni ibintu by'amagambo, ariko bari bamufashe hagati. Ariko umunyembabazi uruta abandi ntiyamucira witeka. Haleluya. Haramubwira ati genda mugore ntuzongera gukora icyaha ukundi. Uwo ni wo muhamagaro wa mbere. Araduhamagara akatubabarira, muri we tukavomamo imbaraga zo kutazongera gukora icyaha ukundi, katumuha icyubahiro. Haleluya. Ni mwiza, atandukanye n'abanyamadini, atandukanye natwe, atandukanye n'abantu. Twebwe abantu ubu abantu turagoye. Iyo nkumenyeho intege nkeya hari ukuntu ntangira gukonjamo mu bana wanjye nawe, kandi ubwo mbashaka ngo kugerageza ngo gukunda nkuko Yesu akunda, ariko nirwa ndwana nabyo. Kandi ubwo Yesu atumenyesha biki yako tumenyesheje ubafunguye imitima yacu akayikubita hariya kuri baga project biri mu wawe we wicariye Imana iguha umugisha urakoze, baga project biri mu wanje, baga project biri mu yacu. Twajya dusohoka tudasezeye. Munejya nyonyomba hariya ngo pya nkuko babantu basohotse babandi banyonyomze bagenda bari bazanye wa mugore. Ariko uyu munyembabazi udahishwa atugirira imbabazi n'ubwazi byacu byose. Cyamuka mu buzima bwawe, icyamani wifata imbere ye, icyamuka mwiyegurira. Haleluya. Nyuma y'uko guhamagara ko gitangaza rero twahamagawe ukundi guhamagara kwiza nako kutarangira, byaduhamagarira byose n'ibyiteka, no muhamagaro wo gusa na Yesu cyangwa umuhamagaro wo kwezwa. Mana ishimwe cyane. Abakiriye imbabazi, imbaraga zibahesha ubuzima bwo gutangira gusa na Yesu zasutswe muri bo, zageze muri bo. Data bahamagarira kwezwa. Mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8:29, Abaroma 8:29 muri Bibiliya yera aravuga ngo kuko abo yamenye kera
yabatoranyirije kera gushushanywa, to be confirmed, gushushanywa gusa n'umwana we. Haleluya. Mbega icyizere data yatugiriye. Njyewe Rutanse n'amafuti yanjye, data agatinyuka akampamagarira gusa n'umwana wakunda. Ntiyari butinyuke kuvuga ibyo bintu atazi depo yashyize muri ngeyo, atazi icyo yanshyizemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Yizeye umwuka wera twahawe wa munsi tuvuga ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Aravuga ubwo umwuka wera yageze muri Rutanse, Rutanse yahamagarirwa kugenda asa n'umwana wanjye nkunda cyane. Icyo ni icyizere nshuti y'Imana twagiriwe n'ijuru. Haleluya. Ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abimfura muri bene se benshi, abimfura muri twebwe bene se benshi, tugende dusa na grand frere witwa Yesu. Haleluya. Tugende dukurira mu gusa nawe buri munsi. Aratinyuka mu byaha byacu, nyuma yo kuduha imbabazi aduhamagarira uyu muhamagaro wo gukomeza kutwezwa. Ni umuhamagaro utarangira kugeza igihe Yesu nzamureba amaso ku maso. Haleluya. Muzi ko hari umunsi tuzamureba amaso ku maso, nibwo ibyo kwezwa no gutunganywa rutazazaba birangiye, nzasa nkawe byuzuye. Haleluya. Imana yuzuye imbabazi no kugira neza. Ntiturambirwa muri urwo rugendo rwo kwezwa, turasitara akatubyutsa, tugahira imanga kongera akatubyutsa, tukiyanduza nk'abana barimo biga nyine ibyo kugenda, akongera akatubyutsa, akatubwira ngo muze bana banjye dukomeze urugendo. Imana ishimwe cyane. Ariko kuguhamagara twaraguhawe. Haleluya. Mbere yuko baduhamagarira ubupasiteri, mbere yuko duhamagarirwa ubuvugabutumwa, mbere yuko duhamagarirwa kuba abamisiyoneri, mbere yuko duhabwa kuba abahanuzi, dufite umuhamagaro wo kwezwa nshuti y'Imana. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana no murongo aravuga ngo abo yamenye kuva kera yabageneye kumera nk'umwana wayo. Murumva uburyo dufite umukoro mugari, murumva uburyo tudakwiriye kurangarana ibi bintu by'agaciro twahawe. Haleluya. Hari igihe umuntu amara igihe yibaza ngo ese umuhamagaro wanjye ni uwuhe, sinagenewe gukora iki, gukora ibi. Ezwa saba gusa na Yesu, birabaye burya, birabaye biranahagije. Ibindi bigenda bivuka mu bivuka hagati aho turi muri urugendo. Igihe ntazi icyo gukora, icyo nsabwa gukora no kumvira Imana. Haleluya. Igihe ntazi icyo gukora, icyo nsabwa gukora no gusaba Yesu kwampa umutima umeze nk'uwe. Igihe ntazi icyo gukora, mba niga ijambo ry'Imana mubwira ngo umwami wanjye mpa kumenya Yesu no gusa nawe. Imana ishimwe cyane. Ntazi icyo mpamagarirwa, ntazi igikurikiraho, ntazi aho nzakura akazi nyuma y'amashuri, ntazi icyo nzakora, mfite ikintu cyo gukora kandi kinini kandi cy'agaciro, no kumenya Yesu no kugira gute, no gusa nawe. Haleluya. Abahugiye muri ibyo ngibyo n'ubundi hagenda havukamo ibindi. Imana igenda ibabwira ibyo bashakaho iyo hageze. Ngo abo yamenye kuva kera yabageneye kumera nk'umwana wayo, kugira ngo abe ari we uba imfura mu bavandimwe benshi. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesaloniki igice cya kabiri murongo wa 13 tugeze kuri 17. Rwandiko rwa kabiri rw'Abatesaloniki, Paulo yandika itorero ry'Itesaloniki igice cya kabiri 13 na 17. Ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije agakiza, mwumve nshuti z'Imana, gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Muzajye mukunda Bibiliya, mukunda ijambo ry'Imana, kandi mugende akarongo ku kandi, kugira ngo yigeze kubitubwira, kugira ngo ukuremo ibintu byose muri byo kurya wateguriwe. Haleluya. Nagira ikintu na kimwe kigucika, ubihekenye neza, buri kantu kose k'intungamubiri kavemo kajye mu mwanya wako, uzakuramo ubutunzi bwinshi. Ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranyirije iki? Agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Yaduhamagariye agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka, uko umwuka wera niwe ubikorera muri twe, no kwizera ukuri. Muri make umuntu atizeye ukuri no kwezwa birabura, no kubyibuhira mu byo yahawe by'agakiza birabura, kuko abwirwa ibinyoma agatega amatwi ibinyoma bitari byo. Dukomeze kuri 14. Ngo nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nuko rero bene data muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba arizo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Muri make imbaraga zo kwezwa uyu mugaragu w'Imana arimo avuga Paulo zibikiwe mu magambo bakomeza kumva, kuko nidukomeza kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuzasa nabwo.
haleluya. Imbaraga ziva muri bwo zikaza zikagenda ziduhindura zitweza, haleluya. Ngo nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza, haleluya. Tuvuye hariya hejuru ko yaduhamagariye agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Mana ishimwe cyane. Ngo yaduhamagaje ikoresheje ubutumwa twahawe, ubutumwa bigishaga abagaragu b'Imana, ngo yaba ubwo bavuga mu magambo yaba n'ubwo babandikira. Hanyuma nibikomeza ku murongo wa 17 biratwinjiza mu wundi muhamagaro, ngo ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza, haleluya, haleluya. Uku guhamagarirwa gusa na Yesu no guhamagarirwa kwezwa ni urugendo kugeza igihe tuzakurwa muri uyu mubiri Yesu tukamubona amaso ku maso, twambaye umubiri w'ubwiza wakuwe muri presence y'icyaha, umubiri utari corruptible, umubiri utabora. Mana ishimwe cyane. Umubiri utakirarikira, umubiri utagikunda amafaranga n'ubutunzi bw'iyi si, umubiri utakigwa mu mutego, haleluya. Nibwo urugendo rwo kwezwa tuzaba tururangije. Mana ishimwe cyane. Uyu murongo wa 17 rero utwinjije mu kundi guhamagara kwiza akenshi tujya duhita dusimbukiraho. Ngo ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza, haleluya. Uyu ni umuhamagaro wo gukorera abandi, wo gusavinga. Ubonekera inyuma, ibikorwa turabikora abantu bakabibona, tukitanga abantu bakabibona, ariko uzagira umumaro w'iteka ari uko uteretse kuri ya mihamagaro yabanje. Murabyumva nshuti z'Imana? Kuko kwezwa kwanjye nta muntu uzabikomera amashyi. Ntibivuga ko ino mirimo yo gukorera abandi dafite agaciro, ariko agaciro kayo kabicyo hatagaragara. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Icyampa ntimuzagonga ibikuta twagiye tugonga. Umuhamagaro wo gukorera abandi, muri ku muhamagaro wa mbere yaduhamagaje imbabazi kugira ngo tuve mu byaha dukizwe, haleluya, twihane tumukurikire. Umuhamagaro ukurikiyeho ni umuhamagaro wo kwezwa no kurushaho gusa na Yesu. Uyu muhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro wo gukorera abandi, wo gusavinga. Tekereza iby'ubu bwami iyo hatari abantu bigeze bitanga gukorera abandi. Mwari muzi ko nta butumwa bwiza twari kuba dufite? Mwari muzi ko nta Bibiliya twari kuba dufite? Mwari muzi ko nta byitegererezo by'abizera batubanjije twari kuba dufite? Abantu bahaguruka gukorera abandi n'abagaciro mu bwami bwa Data. Mu byifuzo Yesu yigeze kugira agasaba abantu ko bamufasha kubisengera no kubwira Data nyiri bisarurwa ngo yongera abasaruzi, kuko bisarurwa ari byinshi. Icyaduha bakijijwe bose iki kintu bakacyitaho, bakarenga urwego rwo kwicunganira n'agakiza kabo. Kavuga ati ngiye rero ibintu byo kwinjiramo cyane ngiye rero simbikunda. Tekereza twese tutaza kwinjiramo cyane, gusa twari kujya tubwiriza ngo urumva ngo ngiye ninjirira ngo batangiye ngo ari ibintu byo gukururana ngo none ngo hita nisohokera ngo twese iyo tumera gutyo twari kuba twigishwa n'abandi ijambo ry'Imana. Twese iyo tumera gutyo abacogoye bari kujya bakomezwa n'abandi. Twese iyo tumera gutyo impano nziza tubona mu mubiri wa Kristo zari kuba ziri kuri bande nshuti y'Imana. Data akeneye abakozi. Hari abantu bavuga ngo turi abana, ngo ntituri abakozi, turi abana tugakora no mu rugo rwa Data. Ngo Data ngo arihagije, yes, ni Imana ishobora byose, ariko yahisemo gukorana n'abantu bambaye umubiri b'intege nkeya kimwe natwe, haleluya. Twatinyuka kuvuga nka Pawulo kuvuga ngo turi abakozi rwose, ngo dukorana na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera akorana n'abantu basanzwe. Imana ishimwe cyane. Abantu bajya bumva ubutumwa bwiza Imana ibisangiye mu mayerekwa, ibateje gutekereza, ibateje inzozi, rwose ibyo bintu igibikora, cyangwa ikohereza n'abamarayika nko yabohereje he kwa Koruneliyo. Ariko iteka mu rugendo rwacu rwo gukura no gukomera mu gakiza harimo abantu bambaye umubiri kimwe natwe. Niyo mpamvu marayika atamubwiye iby'Umwuka Wera, ahubwo yaramubwiye ati genda ohereza, hari umuntu witwa Petero ucumbitse ahantu n'aha, mutumeho. Abantu rero turaba agaciro mu maso y'Imana. Imirimo yawe ni y'agaciro mu maso y'Imana, haleluya. Gusavinga abandi kwawe no kw'agaciro mu maso y'Imana, kandi Imana irabikeneye, haleluya. Umuhamagaro wo gukorera abandi imirimo yose myiza Data yangeneye. Mba numva nifuza mu mutima wanjye, ndifuza ko nawe wabyifuza, ko ikintu cyose cyiza ya Data yangeneye ko nzakorera inaha ngaha, arakakimenyesha yo kabyara, arakampa imbaraga n'ubuntu bwo kubisohoza, nkazatahiwe narakoze ibyo nagombaga gukora byose. Ese umuntu twamwitura iki? Wadukunze rungana kuriya, wagiye kumusaraba akambara ubusa ku bwacu,
tutamukoreye twaba turi mu biki? Ahubwo naduha ubuntu, aduhe n'imbaraga, atumenyeshe n'ibyo ashaka, maze tubikore byose uko byakabaye, niturangiza tuzatahe. Haleluya. Wowe rero wagize umugisha wo gukizwa ukiri mutoya, ukwiriye gufatiraho. Ubwoba bw'ubuzima butera abantu kwibwira ko batakwiye kwitaba gukorera Imana. Bose habaho umukoresha mwiza kurusha Imana? Nukwibeshya, ni no kubura kwizera. Haleluya. Pfa kujya mu byo iguhamagarira, niba ari kuri marketplace ujyeyo, ariko ugenda uhagarariye Yesu. Umutware wawe ntaba amafaranga, umutware wawe Imana. Ubu hari abakristo benshi ariko Imana yabo ni amafaranga, kuko amafaranga ni directing ahajya, niyo amutera kwimuka ahantu, niyo yarahafite abantu arimo gutoza kuba bigishwa ba Kristo. Ushobora kugera muri office cyangwa ukagera ku isoko, ahantu runaka ukorera, cyangwa mu muryango cyangwa muri quartier, Imana igashyira mu mutima wawe ko wigisha abantu 1 2 3 bangahe ko babwira ibya Yesu, ukabatoza ijambo ry'Imana bakamenyana na Yesu. Ariko iyo umwami wawe ari amafaranga, ntago uwo murimo wawe ukora, kubera ko amafaranga wenda arakubwiye ngo haguruka ujye simbizi muri Sudani urugero. Abo bantu wari utangiye kubabwira ibya Yesu, ijambo ry'Imana ritarafata, ariko umwami witwa amafaranga agize gute? Arakwimuye kujyanya ahandi. None baravuze ati umubyeyi none arimo aravuga amahamba, atahubwo amafaranga naze naze, ariko yikubera umwami. Imana ishimwe cyane. Umuhamagaro wo gukorera abandi. Haleluya. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Turahazi. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara singiye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ako karongo gakurikiyeho. Ibyo nkora byose, ubwo muri byose harimo no kwiga, harimo kurera abana kwacu, harimo guteka, harimo gusura abantu, harimo kuba ndimo gucuruza, harimo kuba ndimo kwa muganga ndi umuganga cyangwa ndi umwarimu, harimo byose, harimo kuba barimo gukora ibingibi byo guprojecta, harimo kuba begeranya ibyuma, harimo kuba nyobora abandi mu masengesho, harimo byose. Haleluya. Ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Umva icyo data ashaka, nuko iyo mirimo yose maze kuvuga n'indi mirimo yose tuzisangamo, iki kintu kidakwiriye kubura mu mitima yacu. Haleluya. Ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Bimwe mu bituma abera bakonja iyo bari hagati mu cyumweru bari mu kazi gasanzwe kaba maze imbaraga kababanye kenshi, bakongera gutekereza ku muremyi wabo, nuko bibwira ko umuremyi wabo bahurira mu materaniro gusa, bagasabana na Kristo mu materaniro gusa, muri repetition za korali, mu minsi yo gusenga, ariko bakumva mu buzima tubamo buri munsi ntibafite ukukwegerana. Ariko muri bimwe bituma umutima w'umuntu uhora wegeranye n'Imana, ni ugutekereza ko icyo akora cyose akwiriye kugikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wamukunze. Ari umucuruzi urimo kubitekereza, ntiyakwandika fagitire itariyo. Ari umunyeshuri urimo kubikora, ntiyakopera. Haleluya. Ari umuhungu n'umukobwa bari muri fiansaye, bakwibuka ko na fiansaye yabo bayikoreshwa, bayibayeho babitewe no kwibuka umwana w'Imana wabakunze akabitangira. Bizabarinda ibyaha, byabarinda gucogora, byabaha kubana n'Imana neza, ubuzima bugendana na Yesu isegonda ku yindi. Imana ishimwe cyane. Ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, umugaragu w'Imana, Imana imuha umugisha, Paulo tuzamuhobera nitugera mu ijuru. Ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Muri make nk'isingifite akantu kari ku ruhande, nkoreshwa n'indi nyungu iyo ariyo yose. Yewe cyama mu kanyumva abana b'Imana. Haleluya. Nta kana kigira ku ruhande akoreshwa n'indi nyungu iyo ariyo yose, yaba inyungu y'amashyi y'abantu, yaba inyungu yo kugaragara no gushimwa, yaba inyungu y'amafaranga, nta yindi nyungu agikorera. Imana ishimwe cyane. Ntibivuga ngo azava mu bantu, ntibivuga ngo azareka imirimo y'iterambere n'ibindi byose dushinzwe, ariko azabikorera muri uyu mutima. Haleluya. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Haleluya. Uyu muntu ntazagabanukirwa, uyu muntu ntazagira intege nkeya, ahubwo azajya ahora avomererwa, kuko icyo akora cyose umutima we n'ubwenge bwe bikonekise n'uwamukunze akamwitangira, amutekerezaho kuri buri kintu. Icyo gihe umenya aho uvuga oya naho uvuga yego, umenya ibyo ujyamo n'ibyo utajyamo, bikuzanira ubuzima bwo kurobanura no kugira focus ku kintu kimwe, kuko ubereyeho uyu mwana w'Imana wadukunze akatwitangira. Imana ishimwe cyane. Kandi bizamara akajagari kenshi mu buzima bwawe. Haleluya. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira.
muri make uyu muntu ntaba akigenda ahantu hatarimo intego y'ubwami bw'Imana. Niyo yaba asura umuntu mu buryo busanzwe abagira ngo umuntu azakomezwa ahuzwe na Kristo, niyo yaba aganira n'umuntu abifriending umuntu amugira inshuti, ingamba no kumuhuza na Yesu. Haleluya. Niyo ari mu rukundo ni umuhungu n'umukobwa ateganya kuzashaka, ntago ubusabane bwe na Yesu ari bubwice kubera uwo bakundana, oya, ahubwo barakundanira mu wamukunze mbere. Imana ishimwe cyane. Erega hari watanze uwo muhungu kugera mu mutima wawe. Abakobwa haleluya. Abahungu haleluya. Hari wagiye ku musaraba yatanze uriya mukobwa kwimakiya ngo umurabuke umone karasa neza, ujye ubona ni keza. Hari undi wamutanze kandi w'umumaro kuruta uwo mukobwa. Abahungu ngo amen. Abakolosayi igice cya 3. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Mwami Yesu tugeze hano hantu, ibyo dukora byose tukiriho mu mubiri tubikoreshwe no kukwibuka. Haleluya. Tubikoreshwe no kukwizera, tukwibuka urukundo rutangaje wadukunze. Twagiye mu Bakolosayi igice cya 3 22 kugeza kuri 24 ngo mbata mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya. Ndashaka gukuramo akangaka ka muse n'abanezeza abantu. Birabwirwa imbata zikorera bashebuja n'ahandi hose twaba turi dusavinga, turi mu murimo w'Imana, ariko twe kugira icyo dukora dusa n'abanezeza abantu. Nubwo turimo gusavinga abantu, ariko dukwiriye kwifuza kunezeza umwe wenyine, kuko nitumunezeza n'abantu bazima yaduhaye nabo bazanezerwa, kereka baje kuduta mu mitego. Haleluya. 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 Nidukorera kunezeza wadukunze akatwitangira, abantu nabo bazanezerwa. Nari mvuze ngo kereka abaje kuduta mu mitego. Abaje kuduta mu mitego iyo wegereye Imana birabarakaza. Iyo wihaye gukizwa cyane birabarakaza. Iyo uvuye mu byaha birabarakaza. Iyo utangiye gusenga cyane birabababaza kuko babona batazayigutamo. Abo nabo muzi ko babaho. Imana ibabarire bahagakiza. Haleluya. Ngibyo mukora mbata mwumvire bashobuja bo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya, mu mitima yanyu mwubaha Imana. Tubakorere ariko mu mitima yacu twubaha Imana. Dusavinge muri rasa, muri katolike, ahandi hose, ariko dusavinga abantu ariko mu mitima yacu twubaha Imana. Dukorera abantu ariko mu mitima dukorera Imana. Haleluya. Ngibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima. Ibyo dukora byose Mana mu bwami bw'Imana, Imana idushoboze, mwe muracyari batoya, ibashoboze kurushaho. Haleluya. Kuko mwakosora byinshi mu byo twishe. Imana idushoboze gukora muri ubu bwami, gukora ibintu byose tubikuye ku mutima. Niba habaho gusondeka, hakabaho guhushura, hakabaho gukora ibintu nabi, ni ibintu abantu bakorera Imana. Umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ijuru n'isi, udafite itangiriro n'iherezo, uwangira imbabazi akampa umwana we, twajya kumukorera tukamukorera duhushuye. Imana itubabarire, iduhe n'ubuntu. Haleluya. Muzarebe umukuru w'igihugu yenda guca ahantu cyangwa kugera ahantu, ibintu byose biribwiriza bikajya mu murongo, usanga n'ibiti byamenye ubwenge nabyo bihagaze neza. Nta kintu kijagaraye, kuko hagiye guca umuntu Imana yahaye icyubahiro. Siko biba bimeze. Dukorera umuremyi w'ijuru n'isi, udafite itangiriro n'iherezo. Ikintu cyose cyiza wamenye gukora mu bwami bwe uzajya umarayo, unoze ku rugero rwawe, kuko kunoza kwacu kurakura. Ibyo nzi uyu munsi wenda ejo nzabamenye ibindi, ariko ninoze ku rugero rwanjye. Haleluya. Bizagira umumaro. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shoboja mukuru badakorera abantu. Nujya gusavinga abantu kubera izina ry'Imana, uzajya ubikora ubikuye ku mutima. Wibuke kurimo gukorera databuja mukuru, utarimo gukorera abo bantu. Niba nakurushya kuyobora abantu biravuna. Hari ubwo ukurura umwe akaba areba ibumoso, undi areba iburyo, ukabuzi ko mva mwiza ijambo ry'Imana, mwakoze Bible study, ukabuzi ngo hari ibintu amaze kumenya. Yo baba nyuma y'umwaka mwakwicara ugasanga nta na kimwe yigeze amenya. Waratanze ijoro n'amanywa, warasenze, warigishije, ugasanga cwe imubisi. Ariko uzibuka ko turimo gukorera nde databuja mukuru. Bigutere kugira umutima wo gusavinga abandi no kubihanganira nkuko Yesu ahora twihanganira. Haleluya. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shoboja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera
shobuja mukuru Kristo. Murakoze gukorera Imana. Haleluya. Murakoze gukangurira abandi ubukiranutsi. Murakoze kugira itorero mu ishuri. Kwiga biravuna, niba ariko ngiye nize nkecuye nyene nari mpasize agatwi. Haleluya. Ariko biravuna. Ya ma deadline baba bakubise bya assignment bitarangira, bya bitabo babwiye ngo musome, rimwe nemwe wanagisoma ukazasanga hano kinahuriye nibyo ugomba kumenya. Ariko mukajya muri ibyo byose n'ubwami bw'Imana bukaba hagati muri Imana ibaho umugisha. Data afite ingororano. Haleluya. Nta kintu na kimwe wakoze ukoreshejwe n'urukundo urimo witura Imana, ugerageza kwitura nubwo abantu batakimenya, Data arakize kandi arakireba. Dukeneye abakorera abandi. Haleluya. Dukeneye abakangurira abandi kubukiranutse. Dukeneye abibutsa abandi gusenga igihe abandi babyibagiwe. Dukeneye abibutsa abandi amateraniro. Dukeneye abatera abandi inkunga z'ibikorwa byiza no gusura abarwaye muri mwe cyangwa abagize ubukwe cyangwa abakoze. Turabakeneye. Abo bantu barakenewe mu bwami bw'Imana. Uko twinjira mu gihe cyanyuma ni ku isi iba nyamwigendaho. Umuntu wese yifuza kuba nyamwigendaho, yimenyera utwe, ntagire umukomangira, ntagire umurushya, ntagire abe nyamwigendaho. Hanyuma bikatwinjira no mu bana b'Imana. Ariko Data azagororera abakangurira abandi kubukiranutse, abahagurikira gukomeza abandi, abatera intambwe bagana abandi ari nta kindi bagambiri, bifuza ko abantu bahuzwa na Yesu bakamenyana n'Imana. Twese tugira ibihe byo guca mu ntege nkeya. Iyo ugize umugisha w'urucitse intege, urambaraye, ukabona umuntu ukwibutsa urukundo rw'Imana, ukabona umuntu ukwibutsa ko Imana ikuzi, ukabona umuntu ugufata amaboko akagufasha gusenga, ntako bisa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo muzi ko muzagororerwa nawe muhawe wa murage kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Guhamagarwa rero nshuti z'Imana ndangiza n'ubuntu. N'ubuntu twagiriwe n'Imana. Kwitaba umurimo wa Data sumuruho n'amahirwe. Haleluya. Haleluya. Sindabona umuntu wari uri muri office yo hasi bamuhamagara muri office yo hejuru uyijya mwarira. Agenda ashima Imana. Iyo yakoraga mu murenge bakamuha akazi mu karere, agenda ashima Imana. Haleluya. Iyo yakoraga mu karere, muri parlement, mu nteko cyangwa muri presidence bakamuhamagara, agenda ashima Imana. Iyo avuye ku rwego ruri rwo mu Rwanda agakorera muri East Africa cyangwa ku rwego rwa Afrika, agenda ashima Imana. Ariko kuko umuhamagaro w'Imana tutawumenye cyangwa natwe abitwa ko twahamagaye twawuhagarariye nabi, iyo umuntu bamuhamagara umuhamagaro runaka wo gukorera Imana, abatabizi bamuha poli. Cyangwa se bakabyitiranya ko ari umurimo w'icyubahiro wo kwambara neza, twambara amakositimu ameze neza, bakadutwaza ibitabo, bakatujya inyuma, bakatugaragira. Ni umurimo w'ubugaragu. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru mu bandi, aba umugaragu wabo, abakorere. Ubundi kuzamurwamo ko mu bwami bw'Imana gukwiriye kuzanwa nuko twamanutse. Twari dufite umutima wo gukorera abandi. Imana yatugirira imbabazi ikabituzamuriramo, abantu bakaba babiduheramo icyubahiro. Ariko papasi si ukujyamo dushaka icyubahiro. Papasi ni ukujyamo tugiye gukorera abandi, gukangurira abandi kubukiranutsi. Haleluya. Hanyuma uko gukangurira abandi kubukiranutsi, Imana ikabyambika impano runaka zidutera kuba twamenyekana iyo ibishatse, zadutera kuba twakubahwa iyo ibishatse. Ariko tubagomba kuba tumeze nka ya ndogobe yari ihetse Yesu. Haleluya. Ni ubuntu rero, kandi kwitaba umuhamagaro ni umunezero ko Imana yampamagara nkayumva. Reka ndangirize kuri iki cyanditswe kiba mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere 26 tugeze kuri 30. Icyampa imitima yacu ikajya ibizirikana kugira ngo inezezwe n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Abikorinto ba mbere 1:26 kugeza kuri 30. Ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nimwibaze uko mumeze mwebwe ab'Imana yahamagaye. Ukurikije uko abantu babibona, si benshi muri mwe b'abanyabwenge, si benshi bakomeye, si benshi b'imfura. Murabyumva nshuti z'Imana? Bavandimwe, nimwibaze uko tumeze twebwe ab'Imana yahamagaye. Ukurikije uko abantu babibona, si benshi muri twe b'abanyabwenge, si benshi bakomeye, si benshi b'imfura. Ibintu tubivugishije ukuri ni ku isi imeze. Abanyabwenge bakomeye ku isi, abanyamafaranga, abatunzi bo ku rwego rw'isi, niba harimo nabo bahimana nibo bake, sinzi ko banabayo, ariko niba banariyo nibo bake. Kuko umutima wihagije ntukenera Imana. Hari umuntu yumva ari ikimene, afite ubwenge, ari mwiza, ari igitangaza, kumva ntakeneye Imana. Niyo mpamvu guhamagarwa yaba umuhamagaro wa mbere w'agakiza,
n'ibindi bikurikiyeho ni ubuntu n'imbabazi Imana yatugiriye. Haleluya. Ngo ahubwo Imana yatoranyije ibyo abantu bita ubupfu kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Yatoranyije ibyo abantu bita ibinyantege nke. No kuvuga ngo abantu babyita ibinyantege nke bakabyita ubupfu, ariko mu maso y'Imana siko biri. Ngo ahubwo Imana yatoranyije ibyo abantu bita ubupfu kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Yatoranyije ibyo abantu bita ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Yatoranyije ibyo abantu bahinyura n'ibyo basuzugura ndetse n'ibyo bibwira ko ari ubusa kugira ngo ihindure ubusa ibyo bibwira ko bifite akamaro. Ngo no kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wishyira hejuru imbere y'Imana. Imana ubwayo niyo yabahaye kuba muri Kristo Yesu, niwe utubera ubwenge buva ku Mana n'ubutungane n'ubuziranenge no gucungurwa. Haleluya. Imana yatugiriye imbabazi, iduhamagara guhamagara kwayo kwiza.